Dutangiye agace ka kabiri k'inkuru yacu, ubwo twasize mu masamu amaze kuba yakikubita hasi ari kwibaza ibintu biri kumubaho muri ako kanya, ndetse yatoye rya cupa yari ari kuba yarebamo hasi, atangira kuba yakirongoza amazi yari arimo. Disi yari afite n'inyota, dore ko mu butayu ibintu byari bimeze nabi. Ndagira nkwibutse kureba neza n'uba waradukoreye subscribe ube wayikora, ndetse ujye no muri comment utubwire uko uri kubona agakuru kacu, ndetse n'uba wayishimira ube wakandaho like, ndetse unashyireho comment kuko ni ingenzi cyane, ndetse ube wanayisharinga kuri bagenzi bawe. Disi mama Samu ubwo niko kuba yabura amazi mu mubiri, atangira kuba yakibarangura aho ngaho mu muhanda. Disi umugore yarambabaje, ese ari wowe wisanze muri ubu buzima wabyitwaramo gute? Ubwo ngubwo umugabo wiwe nawe yari yashatse kumwica, ndetse ashatse no kumwica n'abana biwe ngo abe yajya gutangira ubundi buzima bushya ari kumwe n'undi mukunzi we mushyashya. Ubwo ngubwo mama Samu ahangaha yakomeje aryamye muri uwo muhanda, ariko aravuga ati kankomeze mpaguruke ngerageze ndebe ko nava aha hantu. Ubwo niko kuba yakomeza agenda adandabirana. Disi ubona ko ubuzima ari ntako, ariko aravuga ati kankomeze urugendo. Ubwo ngubwo yabashije kuba yagera ahangaha hari amazi y'ikiziba amwe aba yarasigaye aho ngaho. Ubwo ngubwo agitangira kuba yayanywa, agiye kuyafata hari igisimba cyaje gisa uko nguko kiba cyamuruma, kirangije kirigendera. Disi uyu mugore yari yahuriye ibibazo no muri aha hantu yari ari mu buzima butamworoheye, ariko n'abana biwe ntabwo bari babashije kuba bakoroherwa kuko batari kumwe na mama wabo. Ubwo ngubwo yakomeje yicaye aho ngaho, ubwo igisimba cyari kimaze kuba cyamuruma, kimaze kumusigamo ubumara. Ubwo yumvaga atangiye kuba yaremererwa, atangira kuba yakura ibintu mu gikapu cyiwe ngo abe yabasha kuba yabigabanyamo, abona uko yagenda. Ubwo yahereye kuri cya gisasu aravuga ati n'ubundi nicyo cyari kigiye kuba cyanyica, ntabwo mbasha kuba nagikomezanya kuko kiri no kundemerera. Ubwo ngubwo niko kuba yakinaga, kirangije kigwa aho ngaho. Ntimuze kwibagirwa aho hantu kiguye, mubashe kuba mwahibuka. Ubwo ngubwo mama Samu akiryamye aho ngaho, abapolisi bari gukomeza guhiga abantu bari guhunga bahungira mu gihugu cyabo. Barangije baba baramubonye. Ubwo niko kwa bavuga ati uyu nguyu nawe ni umwe muri ba bantu. Ubwo ngubwo mama Samu nuko nguko yaguye hasi, arangije kubera isereri no kubura amazi ndetse n'ubumara bwa cya gisimba, yikubita hasi. Ubwo abapolisi nabo baje bakora ku mutsi, bumva umudamu ntabwo ari guhumeka. Ubwo ngubwo batangiye kuba bamuterura ngo babashe kuba bamuha ubutabazi bw'ibanze. Ubwo ngubwo ya modoka yari yishyuwe nawe ngo ibe yatwara abo bantu yakomeje iza kumva ahangaha hari bariyeri y'abapolisi. Ubwo ngubwo umusaza cyangwa se umushoferi wari uyitwaye yageze ahangaha aravuga ati noneho baramfashe karabaye, ndabasobanurira iki? Ubwo ngubwo niko kuba yavuga ati aba bantu ntabwo nabageza hari imbere y'abari abapolisi. Ubwo ngubwo umushoferi niko kuba yasohoka mu modoka, araza yirukanka inyuma, arangije atangira kuba yafungura. Ubwo abaturage nabo bari barimo aho, kumbe na Samu yari akiri muri iyo modoka. Ubwo ngubwo papa Samu nawe yatangiye kuba yakanguka, ari kuvuga ati se ni ibiki biri kuba? Ubwo umushoferi yatangiye kuba yababwira ati imbere hari bariyeri, ntabwo nabasha kuba nabambutsa. Ati musohoke mwirukanka, mugire vuba. Papa Samu ati sawa twaguseze aho wadusezeranyije urahatugejeje. Shoferi arababwira ati imbere hari abapolisi, mwe muvemo mwirukanke cyane. Ubwo ngubwo abaturage nabo nk'abantu bari guhunga igihugu niko kuba batangira gusohoka. Ubwo ka Samu kasohotse gateruye karumuna kako nk'ibisanzwe. Ubwo ngubwo abapolisi nabo bari aho ngaho
bari kuri patroli batangiye kubona abantu bari kwirukanka mu mashyamba. Ubwo ngubwo niko bavuga ati bariya si abacengezira. Ubwo ngubwo abaturage nabo batangiye gukwira imishwaro birukanka cyane. Niko bakomeza kwinjira mu ishyamba ryari hafi aho ngaho, batangira kuba bakihisha. Ubwo ngubwo niko abapolisi nabo batangiye kugenda babanyanyagiramo, batangira kuba babafata umwe kuri umwe. Ubwo ngubwo n'abari bahungiye aha ngaha polisi ibasha kuba yabageraho iba yabafata. Murajye mureba ukuntu abantu bahemuka nta nyungu babitegerejemo. Ubwo ngubwo ka Samu niko kuba kakomeza kirukankana karumuna kako. Nyabuneka niba ufite urukundo rugaragariza umuntu muri kumwe, niba utashobora kurumugaragariza basi ube wamuha ibimenyetso bimwereka ko muri kumwe. Ubwo ngubwo Papa Samu nawe yakomeje kuza yiruka hamwe n'umugore w'ahangaha wundi wa kabiri cyangwa se inshoreke yiwe. Bihisha muri cya giti, kumbe mwibuke cya giti hejuru niho hari Samu na karumuna ke. Ubwo ngubwo wa mugore cyangwa se ya nshoreke niko kubona Samu na karumuna kiwe, atangira kuba yakoma mu nkokora Papa Samu ati dore reba hejuru. Papa Samu ari kumubwira ati we ceceka. Ubwo ngubwo batangiye kuba basakuza, Samu ari kubabwira ati papa wacecetse. Ubwo ngubwo muri ako kanya abapolisi babashije kuba basesekara aho ngaho. Ubwo umugore atangira kuba yababwira ati ngewe ibi ngibi simbirimo. Ubwo ngubwo n'aba Samu aho bari umugore yatangiye kuba yabaraburiza, ndetse na Papa Samu avuga ati murebe hejuru mu giti harimo n'abandi bana, ati nabo mwe mwabafata mubazane. Ubwo umupolisi niko kwitegereza neza, ababwiye abapolisi ati nabariya bana mubamanure. Ubwo ngubwo bahise barekura Papa Samu ndetse na ya nshoreke yiwe aho bari bahagaze aho ngaho, batangira kuba bamanura Samu na karumuna ke. Ubwo ngubwo Papa Samu n'inshoreke yiwe niko bavuga ati twiyirukankire, ubwo ngubwo tubayobe. Ubwo ngubwo abapolisi aha ngaha bamanuye mu giti Samu na karumuna kiwe, ndetse barabamanura neza babashyira hasi batuje. Ubwo umupolisi yatangiye kuba yababaza ati se, abaza Samu ati mama wawe ari hehe? Ubwo Samu yatangiye kubwira abapolisi inkuru yose ukuntu byagenze. Abapolisi disi bagize impuhwe, bumva ko abo baturage bari kuba bahunga bashaka ubuhungiro. Ubwo ngubwo umupolisi niko kuba yabwira abapandi bapolisi ati mwiruke kuri uriya mugabo n'uriya mukobwa. Ubwo ngubwo mu gukomeza baza, Papa Samu n'inshoreke yiwe cya gisasu mama Samu yari yataye aho ngaho bakiguyemo. Ndakwibutsa kureba neza nuba warakoze subscribe kugira ngo utazacikwa na episode ya 3 ariyo finali y'iyi nkuru, ndetse uze kureba ko wakoze share, comment na like ni ingenzi cyane. Ubwo Papa Samu yarebye detoneta ngo abutegure cya gisasa arayibura.